Ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara kandi data ari umwami. Oya, ntago nagezemo mbere yabo kuko bayigiyemo kera bakiri abana, niho bakuriye, kandi njyewe ntago nabaga ndi Musanze, nayijemo nyuma mbasangamo ba Vestina na Dorcas. Nuko nanjye nkiri mu buntu bw'Imana, nkirinzwe nayo. Erega kuba uri n'umukobwa ejeje iki gihe nta bindi bintu urajyamo, n'ubuntu bw'Imana. Iryo buye rero yampaye nanjye niryo rikimfasha rikanshoboza n'ibyo byose. Yesu araryoshye ntacyo twamunganya, arusha ubuki bw'inzuki kuryoha, twakuvaho tukerekeza he ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Yesu araryoshye ntacyo twamunganya, arusha ubuki bw'inzuki kuryoha, twakuvaho tukerekeza he ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Amazina ni Mutoni Desange. Mutoni Desange ni muntu ki? Mutoni Desange ndacyari umukobwa, mu rugo ninahaye Musanze, nkaba ndirimba muri korali Goshene. Murakoze. Korali Goshene imazemo igihe kingana iki Mutoni Desange? Korali Goshene nyimazemo imyaka 3. Korali Goshene watubwira iki mu myaka 3 imaze kukugezaho icyakoze? Yanyunguye gukomeza kubana n'Imana neza, kuko iyo umuntu ari muri korali aba afite ibintu byinshi imurinda byo hanze, ukakomeza gusabana n'Imana kandi ukungukiramo n'umuryango n'inshuti, kuko muba muri famiye. Na korali yaje yitwa Korali Goshene Family Choir. Ko nabonye uzi kuririmba cyane, ese wowe hari bagenzi bawe bagiye bagenda baririmba ku giti cyabo, wowe bimeze bite? Tubwire nyine. Nkunda kuririmba kuko naririmbye kuva kera nkiri umwana, ariko ntago kuririmba ku giti cyanjye numva ari byo mbakiza imbere cyane, cyangwa numva ari byo nshaka. Kuba ndi kumwe n'abandi muri korali turirimbira hamwe, numva ari byo bimfashije. Ariko ntabwo kuririmba ku giti cyawe bikuraho kuririmba hamwe n'abandi. Ese tubwire muri make bare abakobwa Vestina na Dorcas bigira hiti muri korali. Ese bagufasha iki? Niwe wageze muri korali mbere yabo? Bimeze bite? Ninde wagezemo mbere? Nicyo bigiraho? Oya, ntago nagezemo mbere yabo kuko bayigiyemo kera bakiri abana, niho bakuriye, kandi njyewe ntago nabaga ndi Musanze, nayijemo nyuma mbasangamo ba Vestina na Dorcas. Nasanze ari abana ari batoya bakunda kuririmba kandi banabizi. Rero nk'umuntu ubuje muri korali irimo abana bakunda Imana, bakunda no kurimba, banabizi, baragufasha nawe ukumva uri gukora ibintu ukunze kandi wishimiye. Tubwire kuba baririmba ku giti cyabo, ko bamwe kudakunda kurimba ku giti cyabo, kuba baririmba ku giti cyabo, hari ikibazo ubibona? Oya, nta kibazo, kuko biterwa n'impano y'umuntu cyangwa n'ikintu yiyumvamo gukora. Buri wese rero aba afite guhitamo ibyo akora kuko aba bifitiye uburenganzira. Tubwire gato ku ndirimbo yabo. Indirimbo yabo naba nzi, hari indirimbo yabo bafite yitwa Ibuye. Ibuye ryo kwizera yampaye. Ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara kandi data ari umwami. Yesu ni byose rega, nk'uko n'ubundi twaze tubiririmba.
ntago yagutererana nta nubwo yaguta. Iryo buye ryo kwizera yaduhaye rero ntago ryari guhusha Goliyati cyangwa se n'ibibazo cyangwa n'intambara duhura nazo mu buzima bwa buri munsi. ariwe yaba yaraguhaye waba ufite ukavuga ati nanjye nishe Goliyati, ni ikihe kibazo ufite cyangwa se ikintu wumva cyakemutse ukavuga ati Goliyati nanjye namurindanye ibuye yampaye ryakoze akazi, niba ari isengesho cyangwa uburyo byagufashije? Nuko nanjye nkiri mu buntu bw'Imana nkirinzwe nayo, erega kuba uri n'umukobwa ugejeje iki gihe nta bindi bintu urajyamo ni ubuntu bw'Imana. Iryo buye rero yampaye nanjye niryo rikimfasha rikanshoboza n'ibyo byose. Zanje wize amasomo Nize segonderi na kaminuza. Nize accounting. Ni ibintu by'ubucuruzi twikorera ku giti cyacu. dusoza tubwira ubutumwa wagenera abashyitsi. Hari korali z'abashyitsi zari zaje zaturutse hirya i Kigali. Icyo nababwira ni ukubashimira no kubasabira umugisha ku Mana, kuko ni byinshi bigomwe na byinshi batanze. Imana ibahereze umugisha kandi izabakomereze mu buntu bwayo. Murakoze namwe.